iranga dore mashini gani kwa yabari meza nk'imwe yashwazi rega tupana dore dore mashini gani ikora ikompara rivayo ikompara kijya kwa nyirazo sakuse bora nagahinduri mashini gani ya ku bantu bashaka kwinjira muri business ya Bestahela murebe link hejuru gatoya hejuru y'ivideo reba hejuru y'ivideo uri kubona link yo isozwa yanditseho Musengimana Florence ya huku mashini gani tena gakapu kama safu dore umurari cyakoreye abandi barara turetse sinzi ngo twazine gatabara umwana komanda wacu umwana twazine gasa pidotoro dore mashini gani hano bafatanya barara nta n'umupolisi waruzi uburyo ikora mu rutsobora ikirere gikuru cyahise cyicara kimera nk'akana k'imfubyi ubwo uriya je ndatuje ndafashwe cyore cyaremeye ibindi byewe birikanga umuntu boss atinyo ninde satsu dore umwana canganya nyabure wowe wapiwa sabran silva kageze kuri Travis TV yo text wise uyu nawe ibimogi yarabitwitse Diana Joseph Minisitiri hano wa polisi nawe bamwereje ifoto y'imfungwa yavuye i Madrid iri joro dore imfungwa ikikorera ahantu dore imfungwa twakisabora ngiye kubasuhuza. Iyi filime wihangane kuba itarangiye cyangwa udatangiye. Aya ni amafaranga mirongo itatu nakora mu masaha 10 nabikoreye kuri platform yitwa Bestahela. Nayakoreye ndi gukora ikintu nakoze. Narebye video kuri TikTok, ndeba video kuri YouTube, nkina game, dana spinning, afite spin. Muri spin ushobora gukora amafaranga 30. Usipininze rimwe, afite spinning ubuntu. Ushobora gukora amafaranga atari make ku munsi, byibura 3,000 warebye video byonyine cyangwa 10,000. Hakaba harimo n'uburyo bwo gutumira inshuti kuyitumira n'amafaranga 3,000. Gutumira inshuti imwe ikakwinjira 3,000. Noneho video kuri YouTube ushobora gukoraho amafaranga ko bitewe n'uko warebye video. Ushobora gukora 3,000 kuri TikTok, naho ni menshi. Video kuri TikTok abari kukwishyura amafaranga, kuri video imwe yonyine gusa bakwishyura amafaranga 400. Naho kuri YouTube video ho bakwishyura amafaranga 450 kuri video imwe kuri YouTube. Business kuyitangira bisabwa kwinjira n'amafaranga 5,000. Ibaze 5,000 ukazajya gukora amafaranga gagera ku 10,000 ku munsi cyangwa garenga. Watumiye inshuti ushobora gukora 70 cyangwa 80. Waba ufite akazi cyangwa utagafite wayikora kuko ntabwo bisaba amasaha menshi. Video kuri YouTube ni amasegonda 20, kuri TikTok ni amasegonda 10. Bakakwishyura amafaranga 400, kuri YouTube bagakwishyura amafaranga 450. Hakaba harimo n'ubundi buryo bwa ad aba ari amasegonda 4. Bakwishyura amafaranga 300. Amasegonda 4 yonyine ukaba ukoreye amafaranga 300.
ibaze utari wayikora waba wasigaye ni 500 kwinjira mu Burundi ho ni amafaranga ibihumbi 18 mu Rwanda ni ibihumbi 5 byonyine uza akazajya ukora akavuga k'amafaranga menshi cyane aya ni amafaranga yose aya ni amafaranga akora mu masaha 10 gusa Ikorera barato twari twakisabora navuga aya amafaranga yakure mu masaha 10 ngiye yonyine kuko ngiye mfite abantu benshi bankurikira natuma inshuti ibishatse gusa utatumira barakwishyura urikari bafite byonyine ukaze gukora amafaranga menshi cyane n'ubu utari winjira wasigaye linki yo kwinjira dira ahantu urayikura linki urayibona hejuru y'iyi video kuri Facebook naho kuri YouTube urayisanga muri inbox cyangwa muze kunyandikira kuri WhatsApp yanjye mbafashe. WhatsApp yanjye 07 3 karindwi 44 43 iyo ni WhatsApp yanjye nagufasha cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp yanjye yindi WhatsApp 079 071 65 91. Ku bantu muri mu Burundi muramanza mushyiraho guteranya 150 kugira ngo muhite mumbona. Noneho reka mbereke uburyo ukoreyetinga akawunti uraza ushyiramo amazina yawe uzajya urakoresha urashyira amazina aba ari kuri momo n'amafaranga ukorera nayo bikuza kuri momo ushyiramo nomero ya telefone uzajya ukoreshaho kuri momo nurangiza urahita umanuka hepfo kuri email ushyiramo email yawe uze kuri password ugomba kuzajya urayibuka cyane kuko iyo password ni uzajya urakoresha winjiraho. Nurangiza uhite urabona nomero hasi urishyuriraho ngira ngo muba muri kuyibona nomero uraza kwishyuriraho ngiyi uri kuyibona nomero urahita uvamo uze bisanzwe uko uyishyira kuri momo kandi akanyenyeri 142 nurangiza ukande rimwe kohereza nurangiza ukande 3 mu mahanga kuko niko bari mu Rwanda ukande rimwe muri Kenya kuko iyi business ni abanyakenya ukande rimwe ushyiramo amafaranga ibihumbi 5 uhite wemera yego ubwo urishyuye. Noneho iyo umajije kwishyura umaze kwishyura haza hano hasi ugashyiraho amazina gari kuri momo yawe amazina yose ukayashyiramo rimwe hasi irindi hejuru ugahita ukonfirima kuri dashboard bihita bifunguka ako kanya ugahita utangira no gukora amafaranga online ukazikorera amafaranga 3,000 cyangwa 10,000 ku munsi waba watumiye inshuti ukaba wageze no mu 100,000
murakoze cyane, ndabashimiye nimwagumye kudukurikirana. Iyi filime muri kureba ndi buraza kuyikurikirana, murabizi hano ku Mutima Media Entertainment niho mukurikirana agasobanuye. Ubu najenje nikongeza agasobanuye. Iyi filime yose ndaje nyibahe mu kanya nimugoroba saa moya.